kandi nawe mukunzi ukunda ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi mwahaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo wihangane iminota 20 zonyine ubundi tuganire kuri filimi yacu Ibanga. Murabizi ko Queen muri zino minsi yari afite impungenge zo kuba yabona uburyo yahura na James, kandi James turabizi ko buri munsi ahora ashakisha uburyo yamukwepamo kugira ngo abone ubukwe bwe bujya mbere. Ese James uburyo akomeza gukwepamo Queen mubona bikwiriye ku buryo yakomeza kwirengagiza urukundo rwe, kandi azi neza ko pressure bashyira kuri Queen yatuma anashaka undi amusimbuza byihuse? Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga urabizi ko filime yacu Ibanga ari filime utagomba kuba wacikwa umunsi wari wo wose, kandi urabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwebwe tuba turi gukorera. Ese kuri umukunzi w'Ibanga waba ushigikiye Queen cyangwa se waba ushigikiye James icyemezo cyo bari gufatira Queen cyo kuba yakomeza kuba yamwiryaho namwumve niyumva akababaro kafite? Ese Queen wowe ukurikirana filime yacu Ibanga ntiwamwumva akababaro kafite kuba warafashwe irembo, kuba iwanyu baraje kuba bahafata irembo, umuntu waje kuhafata irembo akagenda bura gake gake, wowe ntiwagira ikibazo? Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga nkwaye ikaze, niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri VNK ndagusaba kugira ngo watange inkunga yawe ukora subscribe kugira ngo tujye tuganira kuri filime yacu Ibanga, cyangwa se tujye dukomeza tugendana mu bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Niba uri umukunzi w'Ibanga murabizi ko mwebwe mukunda Ibanga muri abantu b'agaciro hano kuri VNK. Ese guys, kuri umukunzi w'Ibanga, ese Kiramani ibintu yaba yijanditsemo yaba bizi byari byo? Ese Kiramani katangiye noneho yiyegereza Queen byadanje ku buryo noneho Queen atangiye kuba yamugira inshuti ye magara? Ese Kiramani murabona ibintu ahise yizanamo igihe azabwirira Queen ko ariwe James, murabona Kiramani atazaba yiyangirije? Ese Kiramani umwanya wo kuba yabwira Queen ko ariwe James muri kubona utari kumurengana? Kiramani akomeza yongera ibibazo mu bindi, Kiramani akomeza akorera amakosa ku yandi, Kiramani atangiye kuba yiyegereza Queen birenze kuba yamubwira ko ariwe James ubuzima bugakomeza. Kiramani akomeza kuba yiyangiriza umubano we na Queen kandi arimo kubureba uri gupfapfana. Ese kuri umukunzi w'Ibanga ubona Kiramani igikorwa cyari gukora ari cyo? Ese ubona Kiramani kuri no nshuro noneho ahantu hagiye gukorera ari ahantu heza? Guys, nimba uri umukunzi w'Ibanga murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho ari ibikorwa by'agaciro, kandi murabizi ko zino benefits mani kukugezaho umunsi ku munsi hano kuri VNK benefits z'ubwenge. Icyo ngusaba rero wowe ni ugukurikirana benefits zose mari kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi tukaba tuganira kuri filime yacu Ibanga, ndetse tukaba tubagezaho utuntu tuba tumeze neza hano kuri VNK. Ese kuri umukunzi w'Ibanga utekereza ko Queen umunsi azamenya ko James ariwe Kiramani utekereza ko azamwumva? Ese utekereza ko Kiramani hari andi mahirwe afite yo kuba yaba inshuti ya Queen mu gihe Queen azaba amenyeje kuri Kose kuri inyuma y'ibi ngibi byose? Ese utekereza ko bishoboka? Guys, murabizi ko mbaha ikaze hano kuri VNK, kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VNK. Icyo ngusaba rero ni ukuba wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi. Icya kabiri ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero kwiviriye mu mujyi kwa Queen ndetse na Kiramani wiwe, ibyabo tutazi iyo biri kugana, ibyabo tutazi n'ahantu bizarangirira. Reka twigarukiye iwacu mu cyaro kwa Jojo ndetse na Gahima. Urugo rwa Jojo ndetse na Gahima rwakomeje gufata indi ntera. Urugo rwa Jojo ndetse na Gahima ruri kugenda rusenyuka gake gake. Urugo rwa Jojo na Gahima ruri kugenda ruva mu nzira uko bwije n'uko bukeye. Ese
wowe iyo utekereje kuri Jojo ndetse na Gahima ubona bari gupfa iki? Ese Gahima ikintu atangiye kuba amakosa atangiye kuba yashira kuri Jojo yaba ari kuva he? Ese Jojo yaba ari kuzira iki? Guys, turabizi ko Jojo nta kosa na rimwe ajya akora. Turabizi ko Jojo nta n'ikosa na rimwe yakora kugira ngo abe yababaza Gahima, ariko Gahima tumaze kubona ko ibintu byose byari gukora, amakosa yose yo yakoze agenda yasunikira kuri Jojo uko bwije n'uko bukeye. Kandi turabizi ko Jojo ari umuntu wiyubaha, ndetse Jojo turabizi ko ari umuntu wihesha agaciro ku buryo ibyo kubabaza umugabo we bitazamo. Ese guys, Gahima kuri ino nshuro yaba agiye guhindukana Jojo ku buryo noneho agiye kumufata nabi? Ese Gahima murabona ikintu yaba agiye gukora ari ikintu cya nyacyo? Ese Gahima kuba agiye gufata Jojo nabi murukubona atabafashe umwanzuro mubi? Ese murukubona Gahima umwanzuro agiye gufata wo kuba yashyira amakosa yose kuri Jojo murukubona no mwanzuro afashe ari umwanzuro muzima? Guys, turabizi kiri kubitera kugira ngo Gahima abe yifata nabi, amakosa yose abe yayashyira kuri Jojo. Turabizi ko Gahima ari ukugira ngo abe yazibanganya ibimenyetso by'uko afitanye umubano we na Tete. Ese guys, utekereza ko aya mafuti yose yo Gahima akomeza kwikoresha ndetse akaba atangiye no kuzanamo ibindi bibazo birenze ibyo yaragabwa afite murukubona atari kwiyangiriza? Ese ukubona Gahima kuri ino nshuro ahantu hagiye kuzamukira ari ahantu heza? Gahima turabizi ko nawe nubwo akunda Jojo turabizi ko yamuhemukiye. Gahima nubwo akunda Jojo turabizi ko agenda yibeta ku ruhande kuri we na Tete bakahemukira Jojo. Kandi turabizi ko Jojo ibi binabimenyeje, turabizi ko byagera kure. Jojo turabizi ko nta mikino ajya agira, nubwo muri zino minsi tuzi ko Jojo ari umuntu w'Imana asigaye yarakijijwe, ariko Jojo tuzi imbere turabizi ko nta mikino ajya agira mu bintu byo kuba byamutesha ubuzima bwe yibereyeho. Ese guys, kuri umukunzi w'Ibanga waba ukurikirana bene sensosi mari kubagezaho umunsi ku munsi? Ese ukunda ibikorwa bya VNK Empire? Ese waba ukunda ukuntu bene sensi mari kugezaho ukuntu ziba zimeze? Niba uri umukunzi w'Ibanga rero ukaba ukunda VNK Empire, nkwaye ikaze hano kuri VNK Empire. Kandi murabizi ko ibikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi ari ibikorwa by'ubwenge. Icyo ngusaba rero ni ukuba wakora subscribe hano kuri VNK Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose batukubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga niba uri umunyamuryango. Ese guys, wowe ubona Jojo hari andi mahirwe afite yo kuba yabana na Gahima mu mahoro? Ese ubona Jojo hari andi mahirwe ya nyuma afite yo kuba yiyunga na Gahima bakabana neza nta n'ikintu na kimwe bishisha? Ese guys, ubona bishoboka ko byaba Gahima akiyunga na Jojo bakabana neza? Icyo ngusaba ni uko umunyamuryango wa VNK Empire, kandi icyo ngusaba ni uko utavana ku VNK Empire ikiganiro kitari cyarangira. Ese wowe twigarukiye ku bibazo Gashari ufite bya Niyori, ese ubona Niyori kugira ngo aboneke bizatwara igihe kingana iki? Ese kuri umukunzi wa filime yacu Ibanga ubona kugira ngo Niyori abe yongera kuba yaboneka agaruke mu buzima busanzwe ubona bizatwara ameza nk'aya cyangwa se igihe kingana iki? Guys, turabizi ko abantu bafite Niyori kano kanya kumurekuza bitapfa gukunda. Turabizi ko abantu bafite Niyori kano kanya kumurekuza banamwica. Kandi turabizi ko abantu bafite Niyori kano kanya ikintu cya mbere bashakira Niyori ni ukugira ngo abe yabura mu isi ubundi amahoro aganze. Ese ko noneho ibibazo byatangiye kwinjiramo abandi bantu benshi, tukaba tuzi ko noneho abantu benshi batangiye kuba babiboneramo umwanya wo kuba bashaka Niyori. Buri kubona Papa Kiramani imipango yose itari kugenda ipfapfana gahoro gahoro.
turabizi ko Nyambo bamaze kumurya kara y'ahantu Niyori yaba ari. Turabizi ko Nyambo ubu ngubu tuvugana afite amakuru y'ahantu Niyori bamujyanye, kandi turabizi ko umuntu hamujyanye ari umuntu umwe gusa rukumbi. Turabizi ko ari Ive. Ibi byose ubiri inyuma. Ese Nyambo namara gufatisha amakuru yuzuye ndetse akaza kumenya ukuri kose ko umuntu wafashe Niyori akamukura mu cyaro akamujyana mu mujyi ari Ive, ndetse akaba yarabibahishe bose kandi azi neza ko bari kumushakisha. Ese ubona Ive iki kibazo yishizemo mubona azapfa kugicika amahoro? Murabizi ko Nyambo uburyo akundamo Niyori, murabizi ko buri kimwe cyose agikora ku bwa Niyori, kandi turabizi ko Niyori nawe ari umuntu mwiza. Turabizi ko Niyori nawe nubwo ibibazo byose biza ari we biri kwihirikiraho, turabizi ko Niyori ntari birye. Turabizi ko Niyori muri ibi bikino byose biri gukinwa, turabizi ko Niyori nta na role afitemo. Niyori turabizi ko ari umuntu ubora aho ngaho witurije, atazi n'ikiri gupfa n'ikiri kuzuka. Ese guys, kuri umukunzi Ibanga wifuza ko Niyori yabura muri filime yacu Ibanga? Ese kuko undi Ibanga wifuza ko Niyori kuri ino nshuro yahita burirwa irengero ntazongere kuba yakina muri filime yacu Ibanga? Ese kuri umukunzi Ibanga Niyori abuze muri filime yacu Ibanga yongera kukubonerera nka mbere? Guys, muhaye ikaze hano kuri Venki Empire. Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagenda no ku buryo tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri ngusaba ni ukuba waba umunyamuryango wa Venki Empire, cyangwa se ukaba umunyamuryango wa Miss Nyambo, cyangwa se ukaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ubundi tugakomeza tukagendana. Iki kiganiro akita Tuganire Show gica hano kuri Venki Empire, ubundi kinyuraho buri munsi. Niba ukurikirana ibikorwa bya Venki Empire, iyo icyo ngusaba ni ukutazabura kuri episode yari yose cyangwa se beneteze yose ya filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukutacikwa ikiganiro cyacyo cyose cya Venki Empire, ubundi tukajya dukomeza tugendana muri ibikorwa byose tuzakugezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Venki Empire. Icyo ngusaba rero ni uko umunyamuryango wuzuye wa Venki Empire. Turabizi ko kandi Niyori kashobotse. Turabizi ko Niyori imyanzuro bamufatiye ari imyanzuro zatuma ahera mu nzu. Turabizi ko Niyori imyanzuro bamufatiye ari imyanzuro zizatuma atongera kuba yabona izuba. Niyori turabizi ko buri kimwe cyose bagenda bamukorera atazi n'ibyaribyo. Niyori akomeza yiturije, ndetse Niyori abazi neza ko abantu bari kubana nabo ari abantu bamufashe ngo be bamugirira neza. Niyori turabizi ko ikintu cyazi neza ko nuko azi ko abantu babana nabo ari abantu bamwifatiye ngo babe bamugirira neza ndetse banamwiteho. Niyori ntago azi neza umuntu wamufashe ngabe yamufungirana mu nzu ko ari umuntu wifuza ko yanapfa ndetse akaba yanava mu isi. Ariko Niyori we akomeza yibereyeho mu mahoro, kubera ko azi neza ko umuntu umufasha ari umuntu mwiza ndetse wifuza ko yabaho ubuzima bwiza. Ese guys, ubona Niyori hari amahirwe afite yo kuba yacika hari ahantu hari akaba wenda yatoroka akajya kuba hano? Ese uratekereza ko igihe Niyori azaba yacitse hari ahantu hari kuba, ubona biriya bintu biteza bibarangiranye? Niyori turabizi ko ibi bintu byose biba biri kuba, bino bintu byose biba biri kuza umunsi ku munsi. Turabizi ko Niyori we aba ari kubifata nk'ibintu byo kwikinira atazi n'ibyari byo. Turabizi ko bino bintu biba biri kuba umunsi ku munsi. Niyori we atabazi naho biri kugana naho biri no kuva. Turabizi ko Niyori we yihorera mu byishimo, ndetse abazi ko bino bintu byose biri kuba aba ari ibintu biri gukinwa, atazi ko bino bintu biri kuba ari ibintu bya nyabyo. Ese guys, waba utekereza uburyo Niyori yiyumva? Ese waba utekereza uburyo Niyori we yumvamo ibintu? Guys, turabizi ko Niyori abantu bamutegereje ko yagaruka mu buzima ari abantu benshi cyane barenze. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Tereza
agenda agarura agatima k'umunsi umwe azabona umuhungu we. Tereza turabizi ko umuhungu we ari cyo kintu cya mbere afite cyiza kibaho, kandi turabizi ko umuntu ashimuse Niyori, turabizi ko ibibazo afitanye na Tereza ari ibibazo birengeje urugero. Turabizi ko umuntu washimuse Niyori afitanye na Tereza amabanga akomeye cyane. Ese guys, wowe ntabwo ujya utekereza mu buryo noneho umuntu washimuse Niyori uburyo arimo kwihemukiramo? Ese ntabwo ujya utekereza uburyo Papa Kiramani agenda yihemukiramo gake gake? Wakwibaza ngo Papa Kiramani yihemukira ubuhe buryo? Ese wowe ntabwo ujya utekereza uburyo Tereza namara kubura Niyori burundu uburyo azifatamo? Ese utekereza ko Tereza amaze kumva neza ko Niyori yapfuye cyangwa se akamubura burundu, utekereza ko Tereza yahagarara kuba yashakisha abana be? Turabizi ko Tereza azi neza ko Kiramani ari umuhungu we, kandi turabizi ko Tereza abuze umuhungu we Niyori, turabizi ko atahagarara mu kuba yashakisha undi muhungu we kugira ngo Tereza ataza kuba yabaho wenyine. Ese uratekereza mu gihe Papa Kiramani yakoze ikosa ryo kuba yafungiranye na Niyori burundu, uratekereza ko Papa Kiramani bino bintu byose byo yijanditsemo bitaba bimurangiranye? Ese uratekereza Papa Kiramani afashe umwanzuro kuba yica Niyori, uratekereza ko Tereza yamusiga amahoro akamureka gutyo, ndetse akaba yareka akabana na Kiramani mu mahoro kandi azi neza ko n'ubundi atari umwana we? Guys, niba uri umukunzi Ibanga rero murabizi ko filime yacu Ibanga iri gufata intera, kandi turabizi ko Tereza nawe uko bwije nuko bukeye agenda abura Niyori. Turabizi ko nawe hari ibindi bitekerezo ari kugira byo kuba yashakisha undi mwana we wa kabiri. Kandi wowe icyo ngusaba, niba uri umukunzi Ibanga, ni ugutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro no kuvekemba, kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi ari ibikorwa by'agaciro. Icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose mani kukugezaho umunsi ku munsi. Ibiganiro byose mani gukora umunsi ku munsi murabizi ko ari mwe mani gukorera. Rero icyo mbasaba ni ugutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se ngo ubure kuri ndetse yose filime yacu Ibanga. Guys, ese ntabwo ujya utekereza mu gihe Mutesi yamennye amabanga ya Gahima yose akayashyira hanze? Ese utekereza ko Gahima uburyo yafatwamo ari uburyo bwiza? Ese utekereza ko Gahima mu gihe ukuri kose kwagiye hanze kw'ibikorwa byose yakoze we na Dete, ese utekereza ko Gahima yongera kuba yafatwa neza n'umugore we Jojo? Turabizi ko Jojo uburyo yubahamo Gahima muri kino gihe, turabizi ko amaze kumenya ukuri kose, turabizi ko Jojo ahinduka nk'igicu, turabizi ko Jojo atongera kuba yareka Gahima ngo atuze. Guys, ese twigarukirwa Kiramani na Queen, ese utekereza ko Kiramani mu gihe yavumbuwe ko ari we James, ese utekereza ko mu bana afitanye na Queen w'inshuti, ese utekereza ko nawe warangira cyangwa se wiyongera noneho kubera ko Queen yaba amenyeje ko umuntu wamukoreye buri kimwe cyose kugira ngo abe yagera ahageze ari Kiramani birirwa ndetse akaba ari niwe nshuti ye? Ese utekereza ko Queen yabyakira neza nk'uko ubitekereza? Guys, icyo ngusaba rero ni uko watanga ibitekerezo byawe. Ese mubona umuntu uri kwihemukira muri zino nkuru zose ubona ari uwuhe? Ese ubona Papa Kiramani atihemukira birengeje urugero? Ese ubona Papa Kiramani atagenda yibuza amahirwe yo kuba yabana n'umuhungu we Kiramani gake gake? Guys, rero niba uri umukunzi Ibanga, murabizi ko byose mani gukora umunsi ku munsi ari mwe bari gukorera. Rero kano kanya mfatiyeho uno mwanya ngombe ndabashimira ko ibikorwa byose mwakoze mutanga inkunga hano kuri VK Empire. Rero icyo mbasaba rero ni ukuba mwakora subscribe hano kuri VK Empire kugira ngo
buri muntu wese utarakora subscribe amenye ubutumwa bwiza buba muri filime yacu Ibanga. Rero twongere duhere kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire.